Ese waba warigeze gutekereza ku birindiro bigenda mu mazi, ibirindiro binini cyane bikomeye kandi birimo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru bishobora gutwara indege z'intambara nyinshi, abasirikare ibihumbi ndetse bikamara amezi mu nyanja bidahagaze? Niba utarigeze ubitekereza cyangwa se wenda niba warabitekereje ariko ukaba ushaka kumenya byinshi, uyu munsi tugiye kwinjira mu isi itangaje y'ubwato bw'intambara bunini kurusha ubundi bwose ku isi, Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier. Mbere y'uko dukomeza, niba ukunda ibiganiro nk'ibi by'ubumenyi n'ikoranabuhanga cyangwa se niba ushaka kumenya byinshi ku bintu bitangaje bibera mu isi, kora subscribe kuri Cy'URwanda unakande kukazagera kugira ngo uzajya ubona amakuru mashya yose dushyizeho. Reka duhere ku bunini n'uburemere bw'iki kirindiro kigenda. Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier ni ubwato bunini cyane ku buryo bigoye kubwiyumvisha. Ni ubwato bufite uburemere bwa toni zigera ku bihumbi ijana iyo bwuzuye. Kugira ngo byumve neza, toni ibihumbi ijana ni nko kuba wafata inyamaswa nini cyane ku isi nka blue whale ukayikuba inshuro zigera kuri 500, cyangwa se wenda nko kuba wafata imodoka ziremereye zigera ku bihumbi ijana. Ibi bigaragaza ubunini n'uburemere budasanzwe bw'ubu bwato. Ubu bwato bufite uburebure bwa metero 337 n'ubugari bwa metero 78 ku kibuga cy'indege. Kugira ngo ubyumve neza, reka tubugereranye na Stade Amahoro, ikibuga kinini cyane mu Rwanda gishobora kwakira abantu barenga ibihumbi 45. Ubuso bwa Stade Amahoro ni metero kare ibihumbi 50, naho ubuso bw'iki kibuga cy'indege cya Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier ni metero kare ibihumbi 26,286. Ibi bivuze ko ubwato bwa Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier bungana na hafi kimwe cya kabiri cya Stade Amahoro. Ese byagufata igihe kingana iki kugira ngo uzenguruke ubu bwato n'amaguru? Niba ugenda ku muvuduko usanzwe w'ibirometero 5 mu isaha, byagufata hafi iminota 10 kugira ngo uzenguruke inyuma y'ubwato. Ibi bigaragaza ko nubwo ari kinini cyane, kuzenguruka inyuma byafata igihe gito, ariko imbere harimo ibice byinshi cyane bigoye kuzenguruka byose, kandi buri gice gifite akamaro kacyo. Ubwato Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier si bunini gusa, ahubwo bufite n'ubushobozi buhambaye bwo gutwara ibintu. Ushobora gutwara indege z'intambara zirenga 75 ndetse zikagera kuri 90 bitewe n'ubwoko n'ingano yazo. Izi ndege ziri mu bwoko bugezweho nka FA-18 Hornet na F-35C Lightning II zishobora gukora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare, harimo kurinda ikirere, kugaba ibitero no gukora ubutasi. Uretse indege, iki kibuga cyo mu mazi gishobora gutwara n'abakozi benshi. Ubu bwato bwabwo bugira abakozi bagera ku bihumbi 4,539 barimo abasirikare bakora imirimo itandukanye, guhera ku bashinzwe gutwara ubwato, abashinzwe indege, abashinzwe ibikoresho, abashinzwe ubuvuzi n'abandi benshi. Tekereza umujyi ugenda mu mazi urimo abantu ibihumbi byinshi, buri wese afite inshingano ze zihariye kugira ngo ibikorwa byose bigende neza. Ubushobozi bwo gutwara ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa byo kwifashisha ni bunini cyane. Kugira ngo ubwato bube bwuzuye ibikoresho byose bikenerwa, ubwato bwa USS Gerald R. Ford bwatwaye pallets 8,850 n'utubogisi dukoze mu biti cyangwa se mu byuma dukorerwaho gupakira ibintu byinshi icyarimwe. Twari twuzuyemo ibikoresho bitandukanye birimo intwaro, ibiribwa n'ibindi bikenerwa. Ibi bigaragaza ubushobozi bw'iki kibuga cyo mu mazi bwo kwihaza igihe kirekire kiri mu nyanja bitabaye ngombwa ko bugaruka ku butaka kenshi. Ikintu gitangaje cyane kuri Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier ni ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ririmo. Ubu bwato ntibikoresha uburyo bwa kera bwo gufasha indege guhaguruka bukoresha imyuka steam catapult, ahubwo bukoresha uburyo bugezeho bwa electromagnetic aircraft launch system ikoresha imbaraga za rukuruzi mu gufasha indege guhaguruka ku muvuduko mwinshi kandi neza. Ibi bigatuma indege zihaguruka vuba. Ikindi kandi, ikoranabuhanga rigezweho ni advanced arresting gear ikoreshwa mu gufasha indege kugwa ku bwato. Iyi system ikoresha uburyo bugezweho bwo gufata indege zigeze ku kibuga, ikorohereza indege n'abapilote kandi ikagabanya ibyago byo kwangirika. Ibi byose bigira uruhare mu kongera umutekano n'ubushobozi bw'iki kibuga kigenda mu mazi. Ku bijyanye n'ingufu, Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier ikoresha reactor nshya ya kirimbuzi
yitwa A1B reactor. Iyi reactor itanga ingufu nyinshi cyane ku buryo ubwato bushobora kugenda igihe kirekire cyane budakeneye kongera ibikomoka kuri petrole. Ibi bituma ubu bwato bugira ubushobozi bwo kumara amezi menshi mu nyanja gukora ibikorwa bya gisirikare kure y'ubutaka. Hari ubwato bwo muri iki cyiciro bwamaze iminsi 159 mu nyanja budahagarara mu bikorwa bya gisirikare, bigaragaza ubushobozi bwayo budasanzwe. Ikindi kintu cy'ingenzi ni dual band radar. Iyi radar igezweho itanga amakuru y'umutekano ku rwego rwo hejuru, ikaba ishobora kumenya ibintu bitandukanye mu kirere no mu nyanja kandi ikabikora neza cyane. Ibi bituma iki kibuga kiba gifite ubushobozi buhambaye bwo kwirinda no kurinda ubundi bwato bugize itsinda ryabwo. Gerald R. Ford class aircraft carrier si ubwato gusa, ahubwo ibirindiro bigenda mu mazi. Umujyi muto wuzuye mu nyanja ufite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo abasirikare babashe gukora imirimo yabo neza. Tekereza kuri ibi: muri iki kibuga cyo mu nyanja harimo ibitaro byuzuye bifite abaganga n'abaforombo n'ibikoresho byose bikenewe mu kuvura abasirikare barwaye cyangwa bakomeretse. Ni nk'ibitaro byuzuye byigendera mu nyanja. Hari n'amashuri mato ku bwato aho abasirikare bashobora kwiga no kongerera ubumenyi bwabo ubijyanye n'imirimo yabo. Abasirikare bahabwa amafunguro 3 ku munsi kandi hari n'aho banywera ikawa n'ibindi binyobwa nk'aho bari muri resitora isanzwe igenda hejuru y'inyanja. Hari aho abasirikare bashobora kuruhukira, kurebera televiziyo, gukina imikino cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri nk'aho bari muri gym igenda. Hari n'aho gusengera ku bwato, aho abasirikare bashobora gusengera bitewe n'imyemerere yabo. Ibi byose bigaragaza ko Gerald R. Ford class aircraft carrier ari ikirindiro cyuzuye gishobora kwihaza igihe kirekire mu nyanja kandi kikaba cyashyigikira ibikorwa bya gisirikare kure y'ubutaka. Ikimenyetso cy'imbaraga n'ubushobozi bw'ingabo za Amerika. Ubwato Gerald R. Ford class aircraft carrier ntibugenda bwonyine, buherekezwa n'itsinda ry'ubwato bwa gisirikare ryitwa Carrier Strike Group. Iri tsinda rigizwe n'ubwato butandukanye bufite inshingano zo kurinda ubwato bunini bw'indege no gukora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ubwato bwa rutura nk'ubwoko bwa Ticonderoga bushobora kuba bumwe cyangwa bubiri. Ubu bwato bufite intwaro zikomeye zo kurinda itsinda ryose ku bitero biva mu kirere cyangwa mu nyanja. Ubwato bwa destroyer nk'ubwoko bwa Arrayed Bark bushobora kuba 5 cyangwa burenga. Ubu bwato nabwo bufite ubushobozi bwo kurinda itsinda ku bitero biva mu mazi y'ikuzimu no gukora ibikorwa byo kurinda no gutera ibitero. Ubwato bw'amazi y'ikuzimu ni bumwe mu buherekeza iri tsinda ririnda. Ubu bwato bwa rutura bukaba bufite inshingano zo gukora ubutasi no gutera ibitero by'amayobera. Ubwato bwo gutwara ibikoresho ni ubwato bwo gutanga ibikoresho. Ubu bwato bufite inshingano zo gutanga ibikoresho byose bikenewe n'itsinda ryose, harimo ibiribwa, amazi, intwaro n'ibindi bikenerwa. Iri tsinda ryose hamwe rigize imbaraga zikomeye cyane zishobora gukora ibikorwa bya gisirikare ku rwego rw'isi kandi rikaba ryashyigikira ibikorwa bya gisirikare kure y'ubutaka. Ni ikimenyetso cy'imbaraga n'ubushobozi bw'ingabo za Amerika. Nk'uko twabibonye, Gerald R. Ford class aircraft carrier ikirindiro kigenda mu mazi gifite ubunini budasanzwe, ubushobozi buhambaye n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Ikimenyetso cy'ubushobozi bw'ikirenga bw'abantu mu kubaka ibintu bitangaje. Iki kibuga si ubwato gusa, ahubwo ni umujyi ugenda urimo abantu ibihumbi, indege z'intambara n'ibikoresho byose bikenewe mu kurinda umutekano w'isi. Turizera ko mwishimiye iki kiganiro kandi ko mwamenye byinshi kuri iki kibuga gitangaje. Niba mufite ibindi bibazo cyangwa ibitekerezo mwabishyira muri comment. Murakoze cyane kudukurikira kandi tuzongera guhurira mu biganiro by'ubutaha. Mwari kuri JD Rwanda.